Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Mika. Nimwumve icyo Uhoraho avuze. Haguruka uburanire imbere y'imisozi, maze utununga twumve ijwi ryawe. Misozi, nimwumve urubanza rw'Uhoraho, namwe mfatiro zitajegajega z'isi, nimutege amatwi, kuko Uhoraho afitanye urubanza n'umuryango we, akaba aburana na Isirayeli. Muryango wanjye nagutwaye iki? Mbese icyo nakuruhijeho ni ikihe? Ngaho nsubiza. Naba nzira se ko nakuvanye mu gihugu cya Misiri, nkakugobotora mu nzu y'uburetwa? Cyangwa se nakoherereje Musa, Aroni na Miriyamu ho abayobozi? Nzahingukana iki imbere y'Uhoraho, kugira ngo mpfukamire Imana yo mu ijuru? Nzamutura se ibitambo bitwikwa, cyangwa ibimasa bimaze umwaka umwe? Uhoraho se yakwemera amapfizi y'intama agahumbagiza, cyangwa se amavuta atemba nk'imivu? Nzamutura se umwana wanjye w'uburiza, ngo abe icyiru cy'ubugome bwanjye, cyangwa se umwana w'umubura bwanjye, ngo abe impongano y'ibyaha byanjye bwite? Mwana w'umuntu, bakumenyesheje ikiri cyiza, ari cyo Uhoraho agushakaho, nta kindi uretse kubahiriza ubutabera, gukunda ubudahemuka, no kugendana n'Imana yawe mu bwiyoroshye. Iryo ni ijambo ry'Imana.